Ni ukuvuga rero 2015 nk'uko marayika yampaye amavuta akambwira ngo iki kiringo guhaye ubushobozi bwo kwimika Pierre Nkurunziza, ni nako uyu munsi marayika yururutse akambwira ngo nguhaye ubushobozi bwo kwimura nyine cyubahiro Evariste Ndayishimiye. Noneho rero jewe harimo abantu badatahura cyangwa se n'abatahura. Uyu munsi turi mu mpera z'ukwa kabiri, tugiye kwinjira mu kwa gatatu. Ndarahira uhoraho wampamagaye, kandi kurahira Bibiliya iranabibuzanya. Ariko uwitwa Yehoshafati na Ahabu baravuze ngo baratabarana nk'agati gakubiranyije. Mikaya aravuga ngo nkurahiye Uwiteka wampamagaye, nutabaruka amahoro atanga ubugingo bwe. Uyu munsi wa none ntabwo shidikanya, ntabwo nkekeranya, nta nubwo nitiranya amazina, nta nubwo njya gutira, nta nubwo njya kwikopesha, ahubwo witwa Sebarundi ibyiwe biraheze. Uburundi bwinjiye Kanani, uwo byemera utabyemera. Hama wadutera amabuye wakora iki? Nagira ngo nkumenyeshe ngo Uburundi bwinjiye Kanani. Mpunzi zitegure gutaha, Abarundi bitegure kwinjira mu bisubizo, kuko hano Imana yambwiyemo ibintu bibiri. Yambwiyemo ijambo kwimika no kwimura. Hama igice cya kabiri impa ubutumwa bwiza nk'uko Imana yamitugirira neza, twaroswe ijambo tukaribashikiriza. Kuri uyu mugoroba ku igenekerezo rya 26 mu Rwanda, General Prophet Marti, Imana yarambuye ukuboko kw'iburyo ko kwimika, irambura ukubafu ko kwimura. Kandi ibyo nagira ngo nkubwire ngo hari ibyo abantu bavuga ngo nubwo wateka ibuye rigashya, Imana yigira inkwi zicanira n'amabuye agashya. Inkwi zayo Imana ishaka yateka ibuye rwose rikaba igitoki gihiye cyasuruye, yacanira ibiraya bigashya bigasurura. Buno rero mu Burundi isaha yageze n'umunota wageze wo kugira ngo ubuhanuzi nahanuye kuva mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka, mwebwe abagiye Kanani mugiye kujyayo, abagiye gusigara namwe nabavuzemo hano, namwe murasigara ntabwo muri bugereyo. Abantu bagiye gusigara kuri Yorodani nabavuze murasigara, abagiye kujya bakajabuka namwe nabavuze murashika. Buno kandi kubera ko ari umugambi w'Imana, harimo abantu bumva ko ngo bose ngo ni ngombwa ngo birabareboya. Uko ijuru ritari irya bose niko n'isezerano atari irya bose. Koko iby'umwuka bimenywa n'umwuka, kandi byumvwa n'ab'umwuka, kandi bihabwa n'ab'umwuka. Mugabo ko tuvugira ngaha wazi, harimo n'abarozi batwumviriza, harimo n'abapfumu batwumviriza, harimo n'abatinganyi, harimo n'abandi bafite profi zitandukanye. Rero agakura nzanye akasa mutwe nuko kumenyesha ngo iyi tariki mu yizige, nuko kwezi mu kwizige, n'uyu munsi mu wizige. Ibyari ijoro bibaye amanywa, kandi ibyari amanywa bibaye ijoro. Kandi ibyo mwe mwari muzi ko mwubatse bikomeye bisenyutse, nk'uko umusozi amazi ajya wuhirika kumva ngo hari ibitengu birakorotse. Rero reka mbwire Sebarundi ngo wa musore ntacyo dupfa, ariko wumve ubu butumwa, wumvirize iyi message ni iyawe. Itegure, wabyanka wabyemera uravako, kuko aka kanwa ntabwo kabumbuye ibyo muri nza mukazoza.
nta nubwo Imana iri kucamo ngo mpumurize abantu ndemye abantu agatima, ahubwo iri kunyuramo. Wowe ushaka kumbwira ko hari ibisazi birenze ibyo? Iby'untuka n'iby'ungaya n'ubujuju n'ubuswa n'ubugoyi mbonamo, ahubwo ibyo ni biki? Ukwiye kumbona mu biruta ibyo. Kuko n'ubundi u Rwanda kuva 2014 jewe nangiye ivugabutumwa ryeruye i Burundi muri iyo misiyo, nta bibazo byari mu Rwanda byari gutuma mpunga igihugu, n'ubu nta bihari. Imbere nta hunza, ariko sahizi nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Sariyuti nafande rwose. Nafande mu bafande, nafande ndamwemera, kandi Imana imuhe kurama no kuramba. Yaragerageje vraiment atwara u Rwanda muri iyi system. Sasa rero ariko nge nabaye 2015 mu bwiza no mu ijana, 16 17 ku Musaga, Nyakabiga, Mutakura, izo quartier zose muzi byari bihari. Umurundi utarahunze yari yaraduze ruguru, ubundi ubwo hari ibisazi birenze. Uyu munsi rero we numbona ko ndi umusazi, ahubwo navuga ngo ushobora kuba ubivuze mu buryo buciriritse utabireba neza. Jewe ndi umusazi weruye, wakuyeho, wamazeho, koko nibi ni risk, n'izindi mo ni risk. Koko ibi ndi kuvuga mu busanzwe isezerano Imana nirisoza ku gihugu si bibi. Ubu twebwe abanyarwanda iri sezerano yasohoye n'umugisha, ariko ababihanuye ku bwa Habyarimana bakajya bavuga ngo Imana izazana inkotanyi. Abo bantu barafunzwe, abandi baricwa, abandi batorongera bava mu gihugu. Izi nkotanyi ubuhanuzi bwazigejeje mu gihugu, zigashinga imizi, zikubaka bino buno twe tubirimo. Uzi ukuntu ubu ngubu bamwe baguwe neza, kandi mu Rwanda niba miliyoni 4 zibayeho neza ku meza yabo hariho byose, izindi miliyoni nk'eshatu bakaba bafite kawunga n'ibishyimbo, ameza atariho byose, ariko ameza yo kutaburara no kutabwirirwa. Ubwo zikaba 7 muri 14, 3 leta ikaba izifasha, izindi 3 ugasanga ni ba nyakabyizi. Ubwo twizere ko mu minsi iri imbere n'ibindi Imana izabikora. Mugabo abahanuye iriya za convention, kira kibuga cy'indege cya Bugesera, bahanuye ibiri kubera mu Rwanda, ibi by'umuriro w'amashanyarazi uri hose, abahanuye amahoro mu Rwanda, imodoka donc ubuvuzi mu Rwanda rurimo ko ruzatera imbere. Babihanuye ku bwa Habyarimana, bamwe baricwa, abandi barafungwa, abandi baratorongera, ubu bamwe ntibakiriho. Ariko si ubu bahanuye nabi, bakoze nabi. Ariko koko Habyarimana atari umwe wo kugeza u Rwanda. Imana yari yashimye ko ubwagarukiriza aho nyene, kuko abami, Bibiliya ivuga ko abami barasimburana nk'uko ubwatsi bugenda. Mpamenya ko niyo mpamvu tuvuga ngo twebwe turi muri iki kinyejana cya 3, ariko buno tuyobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, nawe ntabwo ari we uzarubandanya mirere na mirere, nawe ubwo arabyivugira. Icyo ashatse kuvuga niki, nuko nabahanuye ibya Nkurunziza ko azapfa, kandi Nkurunziza yari pasiteri, yari umukirisitu. Madamu wiwe ni umukozi w'Imana 100%. Ntabwo ubuhanuzi madamu perezida yahanuye ntabwo mwabwemeye. Uyu munsi bwa Marite si bwo buri bwemerwe, kandi nanjye sisaba ngo ahubwo ni mwemere wadutumye. N'ubu rero mu Burundi ibyo turi guhanura nibimara gusohora, abazaba babirimo bazajya bakoma amashyi bati perezida wacu ni umuhinga, ni umuhanga, ni umunyabwenge, sava. Ariko byarahanuwe. Uyu munsi wa none rero nagira ngo sabi, kandi cyangwa se numvikanishe, cyangwa se tumenyeshe, cyangwa se tubwira abarundi ngo gira amaboko yo kwinjira muri Kanani, ugire n'intambwe zo kwinjira mu gihugu cy'umugisha. Kuko ngira ngo niba ndi guhanura ko inzara ihavuye, ngahanura ko nta pfu zigomba kuhaba, ngahanura ko igitoro kigomba kuboneka, ntabwo mpanuye nabi. Nta nubwo ndi guhanura ngo perezida apfe, arapfa n'inka se ngo ndagura ikiro cy'inyama, jamais. Ahubwo Imana yimika abami ikimura abandi, niyo yaduteze uwo mutego, ibinyuza muri twe mutubona rero ko ari urwango. Ntabwo Eliya yigeze yanga Ahabu, ahubwo Eliya yaravuze ngo ndakubonye ko kutumviye Uwiteka ngo wice bene Hadadi,
ukamukiza. Naho iyaba Ahabu yaratunganyije iby'Imana yamugombaga, ahubwo Eliya yari gusubira yahanura amahoro. Burundi Imana yasezeraniye. Shatse kukubwira ngo wikishinga abo mugendana batakizera. Yesu yavuze ngo nzagaruka kwizera mukiri mu isi. Wikishinga ikipe ni gurupu bamo iguma ikubwira ngo nubwo ngo amadirishya y'ijuru yakuguruka ntabwo bizasohora. Nagira ngo nkumenyeshe ko bizasohora, kandi sinza ahubwo birasohora, kubera ko Imana ngewe inyuramo nkatanga message. Ntabwo ndi umwana w'umuhanuzi, nta nubwo mpanurira inda cyangwa se indamu, simpembwa. Ariko nkuko marayika yambwiye ngo nguhaye ubushobozi bwo kwimika Pierre Nkurunziza 2015, ahantu ntari buvuge ikamijwe sezerano, kandi kudeti kaba ibintu byose bigakorwa bikarangira asubiyeho. Uko niko marayika yagarutse arambwira ngo ndimuye Evariste, ndayishimiye, witegure ubwire n'abantu bitegure. Kandi ibindi kuvuga nanone ntugire ngo Imana itaguhaye kubyumva, nta nubwo ugomba kubyumva, kuko Imana iguhaye kubyumva ubwo biguhaye kuba umuragwa, umuraganwa na Kristo mu isezerano yasezeraniye igihugu ndetse nawe ubwawe ku giti cyawe. Mugabo nubona ubuza amatwi ukabura n'amaso, ugire n'amacenga uvuge ngo kubera iki ntagifite ibyiringiro ku byasezeranyijwe n'Imana, kubera iki nge nta munani ifite muri gakondo, muri Kanani, muri Yerusalemu, ukisanga uri nk'ingati imenye, vraiment ugira amakenga, cyangwa se ugire muri wowe ikintu cyo kuvuga ngo yaje nanjye ngomba kumenya place cyangwa espace cyangwa se umwanya mpagazemo. Ndi mu baraganwa na Kristo, ndinjirana na Kristo muri Kanani, dutabarane, cyangwa nkuko Imana yabwiye Gideyoni ngo bajyaneyo ubagerageze. None se ni shitani yari ibibwiye Gideyoni? Ubundi se ubwo Imana nibibwira ikambwira ngo nze nkugerageze, ushaka kumbwira ko ibindi guhanura ari byo byoroheye amatwi yawe kubyumva, cyangwa amaso yawe abibone, cyangwa akanwa kawe, cyangwa ubitahure? Ntabwo bishoboka. Hano turi ku mugezi, hano Gideyoni n'abantu bari bujyane nawe mu gihugu cy'isezerano. Ni ngombwa ko muhatinda, bamwe bakanywesha urushyi baciye bugufi, abandi bakajabagiza nk'imbwa, bakajya banwa nk'uko imbwa inwa. Hanze hazaba imbwa n'abarozi. Uretse ko twebwe baduhaye iyo siri cyangwa se bakaturabura mu ndimi z'abiki gihe, ni bangahe bari gutsinda iki kigeragezo? Niba Imana ibibwiye Gideyoni abandi ntibazi ibyo ari byo, irababwiye muze kunyura ku mugezi, ihita ibateza icyaka, ibateza inyota, abantu bahagera bakiwe kubera ko ntibazi ibyo ari byo. Hari igihe inyota ikwica ntiwoze igikombe, hari igihe inyota ikwica ntukarabe intoki, hari igihe inyota ikwica ukayanywa uyaryamyemo cyangwa uyicayemo kubera umwuma. Kandi mwibuke ko kiriya gihugu ni icy'ubutayu. Uyu munsi wa none mwebwe mwamaze kwicara ku ntebe, bize ngarame bizaza mpagaze aha, njyewe nibiza zambwira Yesu niba ari buze nimugoroba azamenyesha saa 6. Yesu niba ari bukureho perezida azakoresha naka, bizagenda ukunuku. Kugendana n'Imana ni ibanga rihambaye, gukorana n'Imana ni ibanga rikomeye. Ibyo byose niba ushaka kumenya ayo makuru, biragusaba gusenga aruta yandi gusenga. Biragusaba niba ushaka no kumenya ibindi kuvuga cyangwa no kubyumva, biragusaba gusenga nk'ayo senga cyangwa se aruta yo senga. Naho niba udasenga ariko ukaba ushaka kumva ibi, wabyumva uti? Wabimenya uti? Wabyakira uti? Ibi ntabwo byumva abantu badasenga, byumva abasenga. Nitwe rero tumenya ku isaha yo mu mwuka ubutabaza aho bugeze. Nitwe tumenya aho tugiye kujya n'aho tugiye kuva. Kuko uzi iyo ava amenya n'iyajya, ariko utazi iyo avuye ntamenya n'iyajya. Uyu munsi none rero niba narasengeye igihugu cy'u Burundi imyaka 9 nkakizenguruka, mfite misiyo yo kugisengera, Imana ikagiha amasezerano, uyu mwaka ikambwira ngo hari ibyo igiye gukora, ibyo bintu urumva
ahubwo birenze no gusara. Wowe unyita umusazi, ahubwo birenze n'ibisazi. Ubundi imyaka 9 ntacuruza, nta mugore nta mwana, ndi mu gihugu kitari cyanjye kuva 2015 bica amazina. Rero mbwire abantu badukurikiye, wiyubare kubera ko amazi yarenze inkombe. Wiyubare, iyi ni inzamba. Wiyubare, uku ni ugusemerera. Wiyubare kubera ko aho ibintu bigeze, mwebwe mugeze igihe ibintu bireba byo ntibikurebe. Tugeze igihe abantu bihakana Yesu kubera ko ibyo bizigaga si byo babonye. Tugeze igihe cya Simoni, ariko nagira ngo nkumenyeshe ko buno umwami Yesu aje kwima ingoma cyane rwose. Rero hari igihe umuntu akomezwa bakamuha n'impeta nka Hamani ukagira ngo arakomeye, ariko ntabwo biba ari byo. Iriya ari shitani. Umunsi wabonye Hamani bamwambika impeta kugira ngo Moridekayi akunde yihakana Imana, kugira ngo Moridekayi akundagwe. Iriya mpeta ni shitani yari yambitse Hamani, ariko kugira ngo Moridekayi bamuha amakuru bamubwire ngo wabibonye neza ko bamwambitse n'impeta. None aha ntiwahava ubyemera. Uriya muriro bacanye ku gihe cya Danieli na Saduraka na Abedenego cyari igihe cy'abasezeranijwe kugira ngo shitani akunamure, akubwire ngo none ntabwo wabonye ko intare zirya abantu? Ese wizeye ko warokoka cyangwa wakira ziriya ntambwe cyangwa se intare? Nagira ngo nkumenyeshe ko na Danieli ubwe yari yabibonaga ko hari igihe atakira, ariko we ko yabyize biri mu inshingano, aravuga ngo yankiza itankiza turapfa tuyizeye. Rero iyo amasezerano agiye gusohora habaho abantu benshi bagomba kugwa mu mporera ya shitani. No mu rugo n'umugabo n'umugore basubiranamo, n'abana basubiranamo. Niyo cyari icyumba cy'amasengesho abantu bagiye gusubizwa bahita basubiranamo. Na Mose yamanukanye amategeko Abisirayeli bagiye gusubizwa bahita basubiranamo, ahubwo bamwe baranarimbuka, barimbukira aho mu butayu. Mu Burundi harimo abantu biyumvira ko mwebwe mugiye kujya mwese muri ya jaride d'Eden Imana yavuze cyangwa ya Kanani. No mu Rwanda byaranze, ntabwo bose bageze muri 2026. Oya, Bibiliya ivuga ngo ijambo nakubwira Imana iza kukurinda cyangwa se uzajya unasenga ikakurinda, muzabirebesha amaso ariko ntimuzabijyaho. Wagize ngo Imana yabibwiye Abafilisitiya cyangwa Imana yabibwiye abanyamahanga Abamedi n'Abaperesi? Yabibwiraga Abisiraheli batizeye, kubera ko Eliya yabihanuye baramupinze. Elisa yahanuye ubu buhanuzi baramupinze, baramurwanyije, bituma abwira minisitiri w'uburimyi n'ubworozi cyangwa se uburimyi n'ubudandaji n'ubworozi muri Isiraheli, koko yaravuze ngo nubwo Imana yakingura amadirishya y'ijuru ngo ibi bintu byabaho. Ni nk'uko nawe ubivuga, sinkuciriye urubanza, wasanga unizera ngo ubona ibyo bintu byashoboka. Umuhanuzi aramubwira ngo uzabirebesha amaso ariko ntuzabijyaho. Donc hari abantu bazi ko Imana ikura imitego imbere yawe kugira ngo ushike mu isezerano. Iyo rigiye gusohora haza ibisa nabyo kugira ngo uyobe, kandi iyo ugiye hari igihe ikureka cyangwa ikakugarura ugeze kure. Niho mwabonye na shitani izenguruka inyura muri muka Yobu, ni Yobura, yego. Satani iramubwira ngo ngaho tuka Imana yawe upfe, inyuze mu mumama. Hama rero Yobu ahita areba ku ruhande abona shitani. Aravuga ngo hose wari wambuze, wagira ngo nanjye, kandi ngaho reba ibintu Yobu yarahombye. Reba Yobu ibintu yararase, ibyo bita kurata cyangwa gukora swati. Yobu Yesu yokabyara ahita amukora ku jisho, abona ko hari umuriganya, dayimoni yitwa uburiganya, iriganya abantu umugisha, iriganya abantu amasezerano. None rega Bibiliya iravuga ngo isezerano riraharanirwa, riragokerwa, riragerageza, rikucisha mu ruganda ugahindukamo icyuma cyokeje ku ikarayi bakagukaranga. Yakobo ryaramugerageje kugeza ubwo bamubwiye ngo nta munani ufite hano, kandi ari nyirarume bimubwira.
aramubwira ngo cyakora izizavuka ari izi nizo uzahabwamo, kugeza ubwo Imana umugabo imuhaye ubwenge bwo gukora ya mabara. Shatse kuvuga iki cyangwa ndi kukubwira iki? Wowe Imana yasezeraniye, marayika wanyerekaga anyereka afashe ihembe ry'amavuta, abantu barizi bararizi, arambwira ngo dore uwo sutseho amavuta, dore uwo sutseho amavuta. Wanyerekaga arambwira ngo kandi uyu nguyu ndamweguje, cyangwa se areguye, cyangwa se ikiringo cye kiraheze. Nagira ngo nkubwire wowe ukurikiye Imbabazi TV gatatu ko igisubizo cy'u Burundi cyakorotse cyangwa cyururutse. Harimo abantu bacika intege cyangwa se bakihebura, cyangwa se kubera amagorwa n'amarushwa abantu barimo, ndagutahura cyane. Ariko s'il vous plaît, umuhanuzi witwa Eliya yabwiye umugaragu wa Ahabu, aramubwira ngo genda urebe kuri bubona agacu kangana n'ikiganza. Undi arasohoka aravuga ngo ntako mbonye, arongera aramubwira ngo subirayo. Undi aragaruka aramubwira ngo ntako nanone mbonye, arongera aramubwira ngo subirayo, aramubwira ngo ntako mbonye. Iyo ni inshuro ya kane, aramubwira ngo subirayo, aravuga ngo ntako mbonye, kugeza ku nshuro ya karindwi kuzuye ngo asohote aravuga ngo mbonye agacu kangana n'ikiganza. Murebe nawe urebye mu kirere ukabona ikiganza cya Marite. Ariya maso yabonye igicu kingana n'ikiganza, ntabwo ari amaso y'umubiri, nta nubwo kari agacu kangana n'ikiganza inshuro 7. Ni ubwuzure bw'Imana mu gihe cya Isirayeli. Umubare 7 ni ukuzure cyangwa se ni ubwuzure bw'Imana. Imana ihera ko rero inyura muri Eliya iramubwira ngo ihute vuba, hagiye kugwa imvura y'impangukano itakunyagira. Abwira Ahabu, nanjye uyu munsi ninkubwira ngo wa Murundi we itegure kandi ube maso, hagiye kugwa imvura y'impangukano. Jesus, hagiye kugwa imvura y'impangukano. Ubwo wowe ugiye mu gupinga, ubwo ugiye mu kutemera, ubwo ugiye mu gukritika, urangariye mu kudasenga, uhugiye mu kudakizwa, hagiye kugwa imvura y'impangukano. Agacu kangana n'ikiganza rero mu Burundi karagaragaye. Agacu kangana n'ikiganza niko maze iminsi mbona, kubera ko Imana yambwiraga ngo sohoka urebe ibigiye kuba, nkasoka nkihweza, sohoka urebe ibigiye kuba, nkasoka nkihweza. Uyu munsi wa none agacu kangana n'ikiganza nakubwira ngo kagiye kuba, kandi ako karabaye. Sasa hari igihe umuntu akubwira ukabyumva cyangwa ntubyumva, ukabyemera cyangwa ntubyemere. Mbona rero uwuje kwimika ari imitsi, ariko mbona n'uwimura ari imuye. Kandi uwimura yari afite umujinya, yari afite n'uburakari, yari afite ishavu, inzigo. Marayika arambwira ngo utegereze muri aba baperezida batatu, umwe arababanjirije, umwe abanje kuvaho kandi avuyeho izuba ritararenga. Icyo yenda sindi bukimenye, nta nubwo ndi bugiye gusigurire ijambo numvise ngo izuba ntirirarenga, mpita mbona koko ntirirarenga mu mashoka y'inka, nk'igihe Bibiliya ivuga ngo Aburahamu ngo ubwo yakiraga abashyitsi n'inka ku iryo zuba nanjye naribonaga. Uyu munsi wa none rero hari abantu navuga bagiye kugera Kanani, ariko nanone hari umwuka wahagurutseho kugira ngo abantu bapinge, abantu bagabe, abantu babibipinga, kugira ngo abo basigare kuri Yorodani. Nubona shitani ibyuye icyo nakita umuvumba cyangwa ingunzo yo kugira ngo abantu bagararije, kuba ari ukugira ngo badashyika i Kanani bose baba bakiri benshi. Niyo mpamvu baburiye amazi mu butayu, bamwe basigaraho, abandi babura inyama mu butayu, abandi nabo basigara. Si uko kuva ku nyanja batari kugenda bashyika mu bitangaza kugera bageze i Kanani. Ariko iriya mitego yose, iyo mugiye mu kazi mukora ibizamini mukanarahira, iyo ugiye gushakwa cyangwa gushakura birahirira. Ntugire ngo rero abantu bagiye kujya mu isezerano, n'isezerano ntabwo ari cyonderamo akayasongo y'ikirundi, ahubwo ibi ni ibiharanirwa, ni ibitwaranirwa,
ni ibintu nakubwira ngo byateguwe n'Imana, bitegurwa neza kandi bitunganwa neza ku rwego rw'uko navuga ngo uri kurazabyumva n'uri hafi abyumve kandi azasanga ari umugambi w'Imana ku rwego navuga ngo Imana ntibeshya, Imana ntabwo ndaguhaye ikaze mu gice cya kabiri cy'ubutumwa bwiza twamamaza ubwami bw'Imana mu mpande enye z'isi, mu migabane 5 igize isi. Tureka dufatikanye indirimbo ya 62 mu ndirimbo z'agakiza ku bumva ururimi rw'Ikinyarwanda cyangwa Ikirundi. Turaguhaye ikaze ku Mbabazi TV 3. Imana iguhe umugisha. Mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu agera kure cyane, atambuka n'inyenyeri, umutima w'umuntu ujya imbere y'Imana ugakomanga urugi ushaka kureba Imana. Umutima w'umuntu ujya imbere y'Imana yera ugakomanga urugi ushaka kureba Imana. Amahoro yuzuye twabona muri iyi si, Data niho gusa hasendere y'amahoro. Umutima uzatuza, umucyo uzaba mwinshi, niba dukurikiye inzira y'amasengesho. Umutima uzatuza, umucyo uzaba mwinshi, niba dukurikiye inzira y'amasengesho. Ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana ntabwo azagira ubwoba, azafashwa no gusenga. Kandi ntitwibagirwe yuko aho tujya hose yuko gusenga kwacu kugera ku Mana Data. Kandi ntitwibagirwe yuko aho tujya hose yuko gusenga kwacu kugera ku Mana Data. Kandi ntitwibagirwe yuko aho tujya hose yuko gusenga kwacu kugera ku Mana Data. Navuga rero ngo Imana iguha umugisha. Tugiye no gusangira ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'Imigani, igice cya 20 umurongo waho wa 4 wonyine, ariko nubishaka urabandanya. Ariko iki ni igitabo cyanditswe na Salomo, kandi Salomo yanditse igitabo cy'umubwiriza, yandika n'iki. Ubwo urumva rero tugeze mu migani. Ibi bitabo bivuga ko ababisomerwaga n'ababibwirizaga n'abantu bakuze, n'abantu bumva. Ibaze nawe umuntu akubwiye mu mugani cyangwa mukavugana imigani akabasha kukumva cyangwa ukamwumva, aho nta bwana buba bukirimo. Bisobanuye ko uvuga imigani arakuze ndetse n'uyumva arakuze. Kera mu bwana bwacu wasangaga umuntu ajya kuvoma, watinda mama wakagucira umugani, umukobwa yasuzugura nyina bakamucira umugani ati nawe ejo. Donc imigani na Yesu yarayikoresheje ubwo yajyaga ngo abuburiramo ijisho ariko bakamenya icyo avuze. Ijambo imigani rero ndumva nta yindi signification naguha uretse kukubwira ngo tugiye gusoma igitabo cy'Imigani. Nawe biragusaba kuba mu mwuka kuko Mwemu Yera asobanura kuruta uko genda busobanure. Haravuga ngo nzarimirana w'umunyabute ntiyihingira atinya imbeho, nicyo gituma mu isarura azasabiriza
kandi ntagire icyo abona. Ndasubiramo, nzarimirana w'umunyabute ntiyihingira atinya imbeho, nicyo gituma mu isarura azasabiriza kandi ntagire icyo abona. Imana iguha umugisha. Imana iguha umugisha. Navuga ngo iri ni ijambo dusomye rivugiwe mu migani kuri nzarimirana w'umunyabute ntiyihingira watinya imbeho. Hari abantu bakora ibikorwa byabo akajyaniranya cyangwa se akabivangavanga, ariko agashaka nyine ibintu byihuse cyangwa binyarutse. Nzarimirana ni umuntu kurima mu Kirundi, guhinga mu Kinyarwanda. Ni umuntu uhinga ariko ntiyite ku rwiri. Ni umuntu urima ariko ntiyite ku mabuye arimo guhura nayo. We agakubita gusa agatambuka nk'imashine. Murabona uko imashine zirima, hari imashine zirima zidatoramo ibyatsi cyangwa se urwiri. Urwiri ni Ikirundi ni n'Ikinyarwanda. Iyo umuntu rero ari kurima umurima we cyangwa ari guhinga isambu ye, ayitunganya neza kugira ngo bizanamubere ibivamo umusaruro ukwiye kubuva muri iryo tongo ryiwe. Hano rero Salomo yaritegereje mu rwandiko yanditse, aravuga ngo umunyabute ararimirana, arajyaniranya, ashorera byose, ariko noneho akango atinya imbeho, ntiyihingira atinya imbeho, ngo nicyo gituma mu isarura azasabiriza ariko ntagire icyo abona. N'uwumvira ijambo uraza kumva n'irindi riri mu Isezerano Rishya rivuga ngo 5 bacana amatabaza araka, abandi 5 arazima, noneho abo yazimye biyambaza abo ari kwaka ngo nimunkongereze cyangwa mufatishirize nanjye, bajya gusaba amavuta. Ariko Bibiliya ivuga ko batayahawe. Nawo ni umugani, nababwiye ko turi mu migani. Uyu munsi agakiza turimo n'agakiza twakiriye habaho ibyo bita kujyaniranya biri kuranga abagenzi cyangwa se abakristo. Koko buno kwihana, ushobora gusanga umuntu amara ukwezi atihanye, umuntu ashaka no kumara umwaka atihanye, kandi ibintu byose akabyibabarira, ibindi akabyiyeza, ibindi akagira uko yigenza, kubera ko yabuze ababyaturira. Nujya kuvuga ngo Imana imbabarire ubusambanyi, ubu bibwiye arabishyira umugore wawe cyangwa umugabo wawe cyangwa ababyeyi bawe cyangwa umufiyase wawe, cyangwa se niwihana kwiba bigutanga imbere. Bityo abantu shitani yaraje iradusenya ikura ibanga muri twe. Ubundi umuntu yari imva, Bibiliya ivuga imva ko itavuga ikibitse. None rero shitani yazanye iryo terabwoba kugeza ubwo abakristo bose bavuga ngo nta muntu wo kwihanira ugihari, ngo ahubwo tuzabibwira Imana. Ariko Bibiliya ivuga ngo mwaturiranire ibyaha byanyu mubone guharirwa. Ntabwo ari icyo nagendereye, ahubwo gutegura umutima wawe nicyo nagendereye, gutegura n'umubiri wawe nicyo nagendereye. N'ibyo bintu bibiri, koko iyi kava mo imbere harimo umutima. Noneho ibi bintu bibiri birakorana, ntibisigana. Mu gitondo ndoga no ku mugoroba nataha nkoga, uko ndi kwita ku mubiri. Noneho umuntu w'imbere ntabwo ushobora kumukorera kumutunganya cyangwa kumwitaho nk'uko. N'inzara turazica, umusatsi tukawogoshereza igihe, umubiri wakujya ugahita ujya muri dushe ugakaraba, kandi ugakaraba amazi meza, ukibuka no kugura isabune. Kandi ntabwo abantu boga omo, hari isabune zo kufura, hari isabune zo koga. Ofete umubiri wawe nta kosa ririmo, uwitaho 100%. Icyo nashatse rero kugendereraho muri rivugabutumwa aho bwije naho bukeye, nuko umurokore mwiza ni umurwa wa Kristo. Ni nk'isambu Yesu ahingamo imbuto abantu basarura bakazirya. Ni nk'isambu Yesu ahingamo ibyo kurya bitandukanye, cyangwa se ibyamwa bitandukanye, cyangwa se ibisosa bitandukanye. Yesu muri jewe ubu yahinzemo iri jambo. Urimo urantega amatwi aho ngaho kuri ekara yawe, cyangwa mu modoka yawe, cyangwa kuri TV yawe,
cyangwa muri smartphone zawe cyangwa yawe. Mu by'ukuri ubu iki nicyo Yesu yampinzemo cyangwa ari kurima muri jewe. Noneho uwimbura nawe uri kwimbura. Noneho umunyabute ntabwo ahinga, ntabwo arima ngo atinye imbeho, agatinya izuba. Isarura iyo rigeze arasabiriza agasanga wapi. Noneho rero untahure, ni ukuvuga ngo ijambo umukristo, ndaguha akarorero ku gihugu. Igihugu burya kigira umutekano wo mu kirere, hakaba na minisitiri w'umutekano mu gihugu, ariko hakaba umugaba w'ingaba zo mu kirere, hakaba umugaba w'ingaba zo ku butaka, hakaba umugaba w'ingaba zo mu mazi. Abo bagaba batatu bose bahoraho, ntabwo bajya basimburwa, ntibanajya bakurwa, bahoraho. N'iyo umwe apfuye bamusimbuza undi, ariko uwo mwanya ntujya uba uri vide. Noneho rero igihugu nubwo cyaba kiri mu mahoro angana ati, ku mugoroba haba patrouille iyo mu kirere, hakaba patrouille iyo ku butaka. Mvuze patrouille ni kumwe abantu baverifiye umutekano wabo wo ku manywa ko umeze neza. Hari aho bakoresha indege bitewe n'ibihugu binini, ahandi amakamera, ahandi pick-up cyangwa se pandagare, izi modoka z'igipolisi cyangwa se inyamiramabi, zigacunga umutekano zifatikanyije n'abasoda. Hajya rero mu mwuka, mu bugingo bwanjye cyangwa bwawe, no ku mubiri wawe cyangwa wanjye, dukwiye kuba dufite igisoda cyangwa igisirikare gikora 24/24, kandi tukaba Yesu yaravuze ngo turwana n'abatware bategeka isi y'umwiza cyangwa y'umwijima. Satani mu kukurwanya we nta konje agira, kuko no mu nzozi aragutera, no mu ijoro araza. Ni ukuvuga ngo twebwe rero nitwe tugira umwanya wo kutarwanya shitani, tukagira ibihe byo kutamurwanya. Ariko burya aho umuntu yicaye azi ko afite inshingano z'umutekano, akwiye kwicarana imbunda. Nta musirikare ndabona wagiye gucungera igihugu asize imbunda cyangwa se inkoho. Nta musirikare ugenda adafise inkoho, kandi imbunda nini n'into ntizisigana. Dawidi yigeze abwira abantu mu isengesho, aravuga ngo ubu tugiye gusenga Imana iduhe imbunda nini n'imbunda ntoya. Kandi bivanye n'intambara urimo, hari igihe usanga intambara ufite isabwa imbunda nini ukarashisha intoya, hari igihe usanga ibigerageza urimo bigusaba imbunda ntoya ukarashisha imbunda nini. Akarorero, hari nk'intambara udakwiye kurashisha intwaro za kirimbuzi. Nose uhanganye n'abana bawe, urumva warashisha kirimbuzi? Ntabwo bishoboka, kuko abana bawe ni abawe nyine. Akarorero, uhanganye n'abakristo, none se mu rusengero wajyanamo intwaro ya kirimbuzi? Ariko hari uburyo Yesu yagiye ashyiraho umurongo wo gukemura ibintu nk'ibyo, kuko na Amerika n'Uburusiya ntabwo barwanisha intwaro za kirimbuzi, kuko nabo ubwabo bashira. Barwanisha intwaro ariko ziri bubarokore, hakagira abapfa abandi bakarokoka. Sawa rero, mu rugendo rwa Pawulo yakoreshaga hamwe ijambo rikomeye, ahandi ryoroshye. Na Kristo nuko. Yesu aho yakoresheje avuma umutini, ntabwo yigeze ahakoresha bamwima icumbi. Nta nubwo yigeze ahakoresha igihe bamuteraga amabuye agiye iwabo. Kandi Simoni yarabimwibukije ati, wibuke ko banaguteye amabuye usibye no kumbwira kujya hariya. Bivuze iki? Bisiguye iki? Njye nkwiye kuba afite igisoda gikora mu ijoro, nanjye nkaba niteguye ko gikora mu ijoro. Kandi mu kirere cyanjye cy'umwuka, mu kirere cyanjye cyamwe mu yera, hakwiye kuba hahora drone zazamuwe n'ibyogajuru bikorana n'ijuru, kugira ngo mpabwe amakuru, mpabwe n'umugisha n'Imana ko urugendo rwanjye mu buryo bw'umwuka, donke mu kirere cy'umwuka ntari masikini, ntagwingiye. Donke muvoma y'igisoda cy'ijuru mu buryo bw'impemu gihoraho muri muvoma cyangwa activite cya circulation ku buzima bwawe cyangwa bwanjye. Nkwiye kumenya ko mu isi dufashe igihe mu ntambara. Niba mu isi udafite kwizera kugendana na marayika, Yesu aravuze ngo ingabo nyinshi zizapfa ku bwanyu. None zizapfa utazizi, zigendana nawe utazizi, zikorana nawe utazibona,
zibana nawe, zo zirakuza ariko we ntuzizi. Ni ukuvuga ku manywa ingabo nyinshi ziba zihari. Iyo ntambara iri kuba, bakurwanirira udakora impanuka, bakurwanirira batakuroga, bakurwanirira udapfa, bakurwanirira utasitara ukagwa. Donc ibyo hari iby'Imana ikora ukabibona, ariko haba hari intambara yo kugira ngo amasaha 12 yawe naza kurangira, mbere yo gushima amafaranga ugezeho, mbere yo gushima ko abana bavuye ku ishuri amahoro, mbere yo gushima ko akazi kagenze, banza ushime ko Imana icyuye ubugingo bwawe amahoro n'umubiri wawe amahoro, hama noneho ubone gushima za nyungu yaguhaye kugeraho. Ari naho uhita uvuga ngo nzatanga 1/10 ku babyemera, cyangwa ari naho uvuga ngo nzatanga ituro ry'ishimwe ku babyumva, cyangwa se ari naho uvuga ngo nzajyana amaturo yo kubaka ingoro y'Imana. Ni ukuvuga rero umuntu muzima mu mwuka, akaya ndirimbo twaririmbye ngo mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu agera kure cyane, ngo ndetse atambuka n'inyenyeri. Urumva amasengesho, abantu bajya barasa ibisasu nyambukiranya mipaka, umuntu agahagarara muri Amerika akaba yarasa mu Rwanda, cyangwa uri mu Rwanda akaba yarasa South Africa. Ariko mu buryo bw'umwuka natwe dufite ibyiringiro ko amasengesho dusenga yagira ibyo ahindura ku mugabane uwo ari wo wose, ku muntu uwo ari we wese, ahantu aho ariho hose, bibe mu ijuru, bibe mu isi, bibe n'ikuzimu. Yesu aravuga ngo turwana n'isi n'umubiri na Shetani. Niba rero mu buryo Yesu yaduhayemo umugisha, cya gisoda ukwiye kuba ukizi nacyo kikuzi, munakorana nk'abaziranye nk'ikipe imwe kamemu, ukavuga uti umutekano wo mu kirere mu mwuka mpagaze neza, umutekano wo mu mubiri nkiri mu isi aho ndi mu mirimo itandukanye mpagaze neza, ndetse inzego z'iperereza zanjye zimenye ibyo Shitani agambiriye ku buzima bwanjye za Mwuka Wera nazo zihagaze neza muri jyewe, kugira ngo imigabo n'imigambi Shitani agambiriye ku buzima bwanjye Imana imukoze isoni. Bityo umukristo rero gupfukama asenga kwe bizarokora umuryango we, nawe bimurokore ku bwa butaka nababwiye wanze kugira ubute urabiba. Ibi rero umunyabute ntabikora. Ijambo umunyabute ni ijambo umuntu wese yumva ntari busigure cyane cyangwa usobanure cyane. Hano rero twabonye ko umunyabute atinya imbeho, umunyabute ntakora amaboko ye arayazinze. Ariko umukozi ku murimo ni w'Imana yemera. Ntabwo Imana ihamagara abakomeye, ahubwo ihamagara abo yatoranyije cyangwa se yarobanuye ikabahindura abakomeye cyangwa se ikabakomeza. Ni ukuvuga ngo kandi Imana yo mbere na mbere ihamagara umutima wawe. Ibijyanye no guhamagara iby'ubutunzi bwawe n'amashuri yawe biza ari inyongera, ariko ibanza kuverifiya. Yahamagaye Dawidi ihamagara umutima we, nyuma imuha n'ubwenge bwo kurokora igihugu cya Isirayeli, ndetse anatsinda Goliyati. Bivuze iki? Bisobanuye iki? Bivuze ko natwe niba twaratoranyijwe ndetse tukarobanurwa ndetse tukagirirwa icyizere, Imana ikatugirira icyizere, turi mu ivugabutumwa rigoye, aho abapasitoro cyangwa se abashumba bayoboye intama nta maso bafite. Simvuze bose, ariko harimo abashumba bayoboye mu buryo bo aho batujyanye batari kuhareba. Noneho natwe ubwacu batatuzi, noneho natwe ubwacu batadusobanukiwe, kubera ko amafaranga yabahumye amaso. Uyu munsi wa none ibyago twahuye nabyo mu rugendo rwacu rwo kujya mu ijuru, cyangwa ingorane zadushyikiye, ni iz'uko Yesu igeze avuga ijambo muri Matayo avuga ngo impumyi y'irandasi yindi zose zigwa mu cyobo cyangwa se mu kinogo. Nibyo biri gusohora uyu munsi wa none. Ufite intama ze amenya intama yavunitse n'itavunitse. Buno pasiteri kugira ngo amenye ko umukristo yavunitse cyangwa yavunitse mu mutima cyangwa mu mubiri ni gake cyane, kereka igiye kubimubwira, cyangwa akamenya ko warwanye n'umugore, cyangwa akamenya ko inzara yakuriye ukiba, aho niho amenya ko wavunitse. Ariko mu busanzwe Yesu ntashobora guha umuntu kuba umushumba ataguhaye amaso, ataguhaye n'inkoni yo kuyobora, ataguhaye n'amatwi n'umutima. Twe rero twagize ingorane, tuyoborwa n'abantu batatuzi. Niba uzaba perezida ntabyo azi ariko arakuyoboye, niba uzaba minisitiri ntabyo azi ariko arakuyoboye, niba uzajya mu ijuru
ntabyo azi ariko arakuyoboye. Niba uri umwana wo kurimbuka ntabyo azi ariko arakuyoboye. Ariko Yesu wari uyoboye intama zizi yaravuze ngo Simoni uri bunyihakana umva umwungeri mwiza. Arongera aragaruka aravuga ngo ungambanira ari bugufi bwanjye kandi uwo ndi butamike yari yabyeretswe kare. Arongera aravuga ngo yigeze abwira ndere yabwira na Filipo ngo ninde wababwiye cyangwa se ninde wabamenyesheje. Yohana wari umushumba mwiza yaravuze ngo mwabana ninde wabahaye guhunga umujinya n'uburakare by'Uwiteka. Ofete bivuze ko ikinyabiziga ntigishobora kugenda kidafite amatara maremare n'amagufi, n'umuntu ntashobora kugenda adafite amatwi n'amaso. Ishengero burya igira amatwi ikagira amaso ikagira umunwa. Donc ishengero ni wowe, itorero ni wowe nyine n'iryo shengero. Ukwiye kuba uri muzima kandi wujuje ubuzima. Rero dukure amaboko mu mpuzu dukore n'ibikorwa byo mu mwuka. Uko leta cyangwa Kayizari amareta y'isi abashishikariza gukora cyane kugira ngo mugwize umwimbo, niko nanjye ndi kugushishikariza cyangwa kugukangurira cyangwa kuguhugurira ko ugomba kuba witeguye gukura amaboko mu mpuzu ugakora ibikorwa bizaguherekeza ubwo uzaba ugiye mu ijuru, kandi ukamenya kubikora uri muzima, ukamenya no kubikora neza utarimirana. Umunyabute rero iyo umubwiye kumesa ntareba ibyera n'ibitera, waramesa akanika, niba binoze bitanoze ubwo urumva nikoze. Ntarima cyangwa ngo ahinga amenye ko umurimo unoze ararimirana, ibyo ntibimuraba. Ariko Yesu ategamo umutego aravuga ngo mwisarura nta kintu azaba afise azasabiriza, nta kintu azahabwa. Ese uri mu bantu bagiye gukora ntuzasabirize? Ese witeguye kuzasabiriza? Icyo numvikanishaga, urakoze kuntahura no kunyumva, nashakaga kukubwira ngo mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri ukwiye kuba umukozi kandi ukora ibintu neza kandi ukazagira n'iherezo ryiza. Yego Mwami Yesu turagushimiye, mwana w'intama w'Imana Yesu Kristo wabambwe kandi waducunguye, icyubahiro ni icyawe. Uduhe umugisha rero ku bwa bene data dusangiye duhuje ukwizera ndetse n'abandi uri guhamagara ku gasozi, ku misozi itandukanye, ariko duhurira ku musozi umwe ari wo wowe Kristo mwami wacu. Uhe umugisha rero umwigisha n'umwigishwa, twuzurizwe tugabanira imbere yawe iteka ryose. Amen.